nuko dutangiye. Rugangura Axel Armand cyangwa se Armand mwite uko ushaka wa mugani wa papa cyangwa biterwa naho wize. Gukwakwanya, gucabiranya, gushwekura ndetse no gukandagira. Aya ni amagambo utahwema kumva mu kanwa ko twita ikirangirire mu busesenguzi butomoye bwa siporo. Noneho bikaba akarusho iyo yegere mikoro maze akogeza umupira w'amaguru, cyane cyane uwo hanze y'u Rwanda nko muri shampiyona z'Uburayi, Premier League yo mu Bwongereza ndetse n'izindi. Aha nta gushidikanya uhita umushyira mu bantu ntagereranwa. Uyu ni Axel Rugangura udasiba kwita utuzina tw'udutazirano nka Bombo Chokra, Armand ndetse n'ayandi. Byagenze bite atasimereze imyambi amacumu Lewandowski. Mbese waba wifuza gusogongera ku gacuma k'umuzingo twaguteguriye kuri Axel Rugangura? Niba uri mu Burundi reba ku kajambo kanditseho sabone maze ugafyondeho, cyangwa se uri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo reba aho handitse subscribe maze uhakande, bityo wiyemeze kubana natwe. Naho nge ndi Obedi Rugwiro, uhawe ikaze. Ese ubundi Axel Rugangura uzwiho kwambara rinete z'igitangaza, yigondeye habayeho kwitwaza igikapu cy'amafaranga, kuba yaratandukanye n'ikizungerezi cyo mu diaspora, ni muntu ki? Ibi byose nibyo tugiye kukubwira muri iki kiganiro. Icyo usabwa ni ukubana natwe. Rugangura Axel yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, avuka tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1998, ishami ry'itangazamakuru ndetse n'itumanaho, ibyo tuzi nka SJC cyangwa se School of Journalism and Communication. Dore urugendo rwa Axel Rugangura mu itangazamakuru ngo ibintu atari yarigeze arota mu buzima bwe. Burya nubwo Axel Rugangura ari mu itangazamakuru rya siporo, ngo mu buzima bwe yumvaga azaba umusirikare, ariko se ni gute yinjiye mu itangazamakuru? Icyo kuba umusirikare cyo ngo yakuze azwi ku kazina ka Mukota, cyangwa se bagahinura bakamwita Mukotanyi, ngo bitewe nuko yumvaga ashaka kumenya byinshi ku gisirikari ndetse akumva bimushishikaje kuzaba umusirikare. Gusa ibi yaje kubivamo yigira mu itangazamakuru. Ese ni ukubera iki? Niye mpamvu yageze mu itangazamakuru? Ubundi Axel Rugangura ni umuntu wakundaga umupira cyane, ndetse awukunda akiri muto, bitewe nuko aho yaraturanye n'akabari berekaniragaho umupira. Iyo aba ariyo mpamvu nyamukuru akunda umupira cyane. Ubwo Axel Rugangura yazaga kureba umupira aho ngaho, yahuriragamo n'abasitari batandukanye biganjemo abanyamakuru, maze bakumva uburyo uwo mwana akora ubusesenguzi, bitewe nuko kandi yakundaga kwisomera ibitabo ndetse no gukurikiranira hafi ibijyanye na siporo. Yaje gutangarirwa cyane n'abo banyamakuru, maze yisanga kuri Authentique, maze arahakora ndetse aniga kaminuza. Aho kuri Authentique Axel Rugangura yahakoraga yimenyereza umwuga, bityo yaje kuhava ajya kuri CFM, gusa nabwo yimenyereza umwuga akora icyo twita stage, ibyo abenshi twita imenyereza mwuga, naho akora ibijyanye na siporo, ariko ageraho acishamo anasoma n'amakuru asanzwe yo mu Kinyarwanda. Gusa kugeraho kuri CFM cyangwa se kuri Contact FM yabifashijwemo n'uwitwa Thierry Tigos, kuko niwe wamugejeje kuri Contact FM ndetse amufasha byinshi nko kumumenyereza umwuga mu buryo bufatika.
Ntibyatinze Axel Rugangura yaje kuva kuri Contact FM yikomereza kwiga muri kaminuza dore ko atari yagasoje. Nyuma yo gukora stage cyangwa se imenyereza mwuga ku mahadiyo menshi agiye atandukanye nka Authentique kuri CFM ndetse no kuri KFM, noneho yaje kwinjira mu bijyanye no gushaka akazi maze yandikira Flash FM. Mu gihe yarategereje igisubizo, KFM nayo yahise imwandikira ko yayibera umunyamakuru. Yabuze icyo akora ndetse abura icyo asubiza kuko yarategereje igisubizo kivuye kuri Flash FM. Nyuma yaho Flash FM yaje kumwemerera maze bidasubirwaho ahita ahinduka umunyamakuru wa Flash FM, atangira akazi k'itangazamakuru mu buryo ubuhamye ndetse abwinjirizamo n'amafaranga. Kuri Flash FM ni naho izina rye Rugangura Axel yakuriye kubera uburyo yahakoreye ibitangaza, aho yakoraga akazi gakomeye cyane yogeza shampiyona z'i Burayi na za Premier League, maze bituma izina rye rikundwa cyane, bituma yamamara. Dore ko rero igicuruzwa cyiza aricyo kigurisha. Mu mwaka w'2016 Axel Rugangura yaje gukandagira muri studio za Radio Rwanda ubwo yasimburaga uwitwa Rutamu Elijo nawe wari warabaye ubukombe mu kogeza umupira. Axel Rugangura yaje gukora examen kuri Radio Rwanda maze aratsinda, ahasanga uwitwa Patrick Habarugira ndetse ahahurira n'uwitwa Jean Claude Ukwizigira, hatangira gucya hatyo. Axel Rugangura umunyamakuru w'intarubikwa udasiba guhorana udushya ndetse n'udukoryo yaje gutungura benshi maze avuga igiciro cy'indorerwamo ze maze abantu barahaba. Ubwo yari muri studio za Radio Rwanda na bagenzi be mu rubuga rw'imikino baje kumubwira uburyo yambaye neza, gusa bageze ku ndorerwamo ze barahaba maze bamubaza igiciro cyazo maze avuga ko yaziguze 250 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ni ibintu byaje gutungura abanyamakuru bagenzi be maze bibaza ibibazo bati, ese niba indorerwamo ze zigura kakayabo k'amafaranga, mbese ubwo indi myenda yaba yambaye yo si miliyoneri? Mu myaka 2 ishize Axel yaje gutungurana, hagaragara ifoto y'akana k'agakobwa yagapostinze ku rubuga rwa Instagram, maze abantu benshi baza byinshi kuri iyo foto, maze nyuma biza kugaragara ko ako kana k'agakobwa arako yarabyaye gusa nta mugore. Umva ko yakise Rugangura Isalo Dor Ahmela. Byagaragaye ko akishimiye cyane kuko maginga yangaya kuri profile ye ya Instagram aka kana niko kagihari. Nyuma yaho kandi Axel Rugangura yakomeje udukoryo twe maze mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hakwirakwiramo ifoto y'umukobwa w'ikizungerezi wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze biza kumenyekana ko Axel Rugangura yaba ari mu rukundo n'icyo kizungerezi. Gusa nyuma bidatinze bahise batandukana nk'uko Axel Rugangura yabyivugiye kuri Yago TV show ngo kubera ko uwo mukobwa yumvaga amabwire ndetse akanamufuhira kubera amagambo bamubwiraga ko Axel Rugangura ngo yaba ahorana gahunda n'abandi bakobwa, bituma nyamukobwa agira ati tubisubike. Gusa ngo Axel Rugangura ngaracyamukunda. Mu kanwa k'abakunzi ba Axel Rugangura badasiba kumubaza cyangwa se badasiba kumusaba kurongora, we yivugira ko nta pressure ariho, umusazi uzumva ari ngombwa azabikora. Ubwo Yago yamujombagamo akantu ko kumubaza impamvu adashyira mu migambi kurongora uwamubyariye akana keza k'agakobwa, nta magambo menshi yabitangajeho. Imyumvire n'imyemerere itandukanye. Kubyarana n'umuntu ni kimwe, ariko no kubana ni ikindi, ariko n'igihe ni ikindi. Niyo mpamvu rero umuntu uzi bizabejo, umuntu ntabwo abaho, ubwo bushobozi Imana ntabwo abuduhaye, usibye Uwiteka niwe uzi bizabejo. Ntabwo navuga ngo nafashe umwanzuro wo kutabana nawe burundu, sinanavuga ngo narawufashe,
ngiye ntegereza igihe. Reka tugushime wowe wabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje, ndetse nawe wakanze subscribe ukandika comment ugakanda like, n'ibyiciro cyinshi. Imana ibiguhera umugisha. Njye mwari kumwe yari Obedi Rugwiro, iyi ni Rugwiro Empire. Mugire ibihe byiza, turabakunda.